Reka ntangire nkusuhuza ukanze kuri iyi video. Uyu munsi tugiye kureba uko wasetinga WhatsApp yawe ngiyi hano. Tugiye kureba uko wayisetinga ukaba washiraho ifoto cyangwa se ukayihindura cyangwa ugashyiraho na banner. Ibyo byose ni ibintu ushobora kuba utazi. Ukaba wafata message ya video. Ibyo byose ni ibintu ushobora kuba utazi. Ukuntu wafollowinga ikipe yawe ukunda kuri hano muri WhatsApp. Tugiye gukanda kuri WhatsApp yacu. Uri kubona bari kohereza message rwose ziri kunesha umutwe. Nshobora no kukwereka ukuntu wabifunga. So uraza hano kuri WhatsApp yawe bisanzwe, tugiye kuyisetinga. Nuza gukunda iyi video uze kuma subscribe, uze kuma like, uze gutera comment, nukunda kandi iyi video uze rwose no kwishiringa kuri bagenzi bawe. Uri kubona hano ni chat z'abantu ngirana n'abantu. So sibyo, noneho wowe uraza kuza. Reka noneho mbanze mbere icyambere kaduhere kuri nuza uko wafata message ya video. So reka dukande wenda nko kuri uyu muntu uyu. Kugira ngo ufate no message ya video, abantu benshi aka kantu ntabwo bari bakazi. Uraza hano kuri aka kantu kameze nk'ifoto, kameze nk'ako gukamera, ukandaho ukagumishaho. Ubu hano video ushobora guhita uvuga uri no kohereza, nyine ushobora kuvuga ugahita wohereza umuntu mara ako kantu ariko ukoresheje. Reka mbanze nyisibe. So uri kubona ko bikunda, ukanda ukagumishaho kuri aka kantu kameze nk'agakamera, nyine nk'agafoto. Icyo ni icyambere. Ikindi tugiye gukora ni ukureba uko noneho ushobora guhindura ifoto yo kuri nuza yawe. Hari abantu batabizi, by the way, mutagira ngo bari kwigisha ibiki. Hari abantu batabizi. Uraza ukanda hano kuri utu turongo dutatu kwahindura ifoto yawe ukoresha kuri WhatsApp cyangwa se na banner. Ukandikaho n'izina kuri nimero yawe kuri WhatsApp yawe, ku buryo umuntu udafite na nimero yawe ahita abona izina nyiri iyo nimero. Uraza ukandaho ngaho. Ukihagera tugiye guhindura ifoto dushyiraho n'izina kuba utarifite. Uraza ukandaho hejuru. Wowe nimba nabiri byose uraza gusanga akantu kameze nk'agakaramu, urakandaho. Ukihagera uri kubona ko ngiye banner iriho, iyo niyo bita banner, iyo ngiyi iri inyuma. None ifoto yo ni iyi ngiyi nayo iriho. Iyo ushaka gushyiraho banner ukanda kuri ako kantu kameze nk'agafoto, ugakandaho gutya, bagahita baguhereza ngo ugahita ukanda kuri ako ka kabiri, ugahita ukanda aho ngaho kuri ako ka kabiri kuri galeri. So njyewe kandi ndashaka kurekeraho iyi iriho. Noneho iyo ushaka no gushyiraho kuri iyi ngiyi ahangaha, ukanda naho kuri aka kantu kameze nk'agafoto, ugakandaho naho bahita baguhereza, ugakanda kuri aka ka kabiri kanditseho galeri. So ibyo ngibyo nabyo tubivuyeho. Noneho ushaka kwandikaho izina ku buryo buri muntu wese uzajya ufata account yawe, uzajya ufata nimero yawe utarasanzwe ufite umwandikiye, azajya ahita abona izina ryawe, urishira hano. Uri kubona ko ngiye ririho, ukandaho gutya. Uri kubona ko bahise bambwira ngo nyine nshireho izina, ariko ngiye ririho ndarekeraho iririho. Ubwo nawe urandikaho iryawe. Iyo ushoje uhita ukanda hano hasanditse save. Okay, dukomeze. Noneho ahangaha ni kuri location. Aka kantu nujya ukabona ahantu hose ujya umenya ko ari ikintu kikuguta location. Uraza ukanda aho ngaho gutyo, ugahita wandikaho agace uherereyemo cyangwa se nyine igihugu urimo. So nako reka tukaveho. Noneho ushobora kuba ufite YouTube, ushobora kuba ufite TikTok, ushobora kuba ufite Instagram. Uraza hano kuri link ukakandaho, ukakopiya nyine link zawe z'ama account zawe, ugahita uza ukagenda utapingaho muri buri karongo. So noneho urakomeza hano. Ahangaha ni kuri nimero, ahana ni email. So noneho iyo ushaka link ya WhatsApp yawe, ukanda kuri utu turongo dutatu, udukandaho, ugahita uza ugakanda aho ngaho handitse share,
uri kubona ko link bakubwira ngo uyikopiye, ngiyo aho ngaho. So reka dusubire inyuma, nimba ibyo ngibyo ubimenye ni sawa. Noneho aha ibindi tugiye kureba nyine noneho uko wafollowinga amakipe yawe ukunda, uko wafollowinga ikipe yawe ukunda muri WhatsApp, cyangwa se uko wapostinga nyine ifoto, uko wapostinga kuri WhatsApp. Reka nabyo tubyige. Urakaza ukanda aho ngaho, urahakanda, uri kubona ko ngiye hariho post, uza ukande noneho hano kuri aka kantu k'agafoto, ugakandaho bagahita bakujyana mu ntuza yawe, mu mafoto yawe cyangwa se muri video zawe, ukaba postinga iyo ushaka. Aho kubona ko none uri kubona ko njyewe na followinze amakipe nayo na followinze Barca, za Man City, za WhatsApp nyirizina. Iyo ushaka nawe kufollowinga uraza ugakanda hano kandi ugasacinga ikipe ushaka. Kadushake Barca, nubwo nayo followinze FC Barca. Dore uri kubona ko ari ngiyo aho ngaho, ngiyo. Uhita rero ukanda kuri aka kantu ka follow kuri ku rugero nk'aha ngaho, tukanda aho ngaho ukaba urayifollowinze. Noneho ukuntu uyifollowinga bakajya baguhereza ibilinki bya buri kanya, ibyo bilinki urabihagarika ukanda kuri ako kantu. Iyo ukanzeho gutya, ubwo ngubwo tayari uba followinze, ukajya ureba ibyo bakora ariko ukabibona ari uko uba wigiriyeho nyirizina, cyangwa se ukakareka bakajya baguhereza iyo ufite amaganya n'ubwo bakaguha link niba bapostinze. Ubwo ndakeka ari ibyo ngibyo. Niba ufite ikibazo kuri WhatsApp, icyo navuze wumva wari ufite ikibazo, nyandikira ndakigusubiza. Genda hari kugira ngo mbasubize. A1 nduwanyu, namwe muri abanjye, kugira ngo mume subscribe na watch time na like na comment. Ndabakunda cyane, mugomeze kunsapotinga. Ciao ciao, turi kumwe no mu zindi video. Ndabakunda cyane. Hasta la vista, muteresari. Thank you.